Yesu ashimwe. Reka ngusuhuze nkwifuriza amahoro y'Imana, wowe udahwema kubana natwe umunsi ku munsi, wowe ukunda kandi ugakurikirana by'ukuri abagirane. Imana y'amahoro iguha umugisha, ukuboko kwiza k'Uwiteka kuboneke kuri wowe. Imana ikomeze kukwishimira kandi Imana ikomeze kukwagurira imbago rwose. By'ukuri abagirane kuko umucyo wawe uje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. None turi kuwa gatandatu, itariki ni 18, ukwezi ko ni ukwa karindwi, umwaka ni 2026. By'ukuri abagirane kuko umucyo wawe uje. Uyu munsi turasoma ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'Itangiriro, igice ni icya mbere, umurongo ni uwa mbere. Haranditse ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari itagira ishusho, yariho ubusa busa, umwijima wari hejuru y'umuhengeri, maze umwuka w'Imana yagenderaga hejuru y'amazi. Imana iravuga iti habeho umucyo, umucyo ubaho. Imana ibona ko ari mwiza. Imana itandukanya umucyo n'umwijima. Imana yita umucyo amanywa, umwijima iwita ijoro. Uragoroba buracya, uwo ni umunsi wa mbere. Bishatse kuvuga iki? Yewe unkurikiye uno munsi, hari ubuzima umazemo igihe, hari ubuzima umazemo iminsi, ubuzima bwo gupfundikanya, ubuzima budafite ishusho, ubuzima budafite igisobanuro, ubuzima budafite aho bwerekeza, ubuzima bw'umubabaro n'agahinda. Ariko ndagira ngo nkubwire, hari Imana ihindura ibihe. Dusomye ijambo ry'Imana, mbere na mbere Imana irema ijuru n'isi n'ibiyirimo byose. Ngo mbere na mbere Imana yaremye isi n'ijuru. Ngo isi yari itagira ishusho. Urumva icyo kintu? Isi nta shusho yagiraga, ngo cyari ikintu kiri aho ngaho. Uyu munsi nawe ubayeho mu buzima budafite ishusho, ubayeho mu buzima budafite igisobanuro, ubayeho mu buzima budafite aho bwerekeza, ubayeho mu buzima ugerageza gukora ibintu ariko bikanga, ubayeho mu buzima ushakisha ukavunika ukarwana ariko ukabona nta hantu uri kugera. Ariko ndagira ngo mvugane nawe, Imana ishobora byose, ya yindi igirema ibitari biriho bikabaho. Iyo ngiyo yafashe isi itagira ishusho ikayihereza ishusho, ngo Imana ihagarara mu bumana bwayo, irangije iravuga ngo nihabeho, harangije habaho. Imana iravuga ngo nihabeho, haragenda habaho. Imana y'amahoro itugirire neza. Iyo ngiyo niyo uyu munsi ivuze ku buzima bwawe, ngo nihabeho mu izina rya Yesu. Habeho kubohoka, habeho gukira indwara, habeho gukurwaho uburetwa, habeho gukurwaho igisuzuguriro, habe gukurwaho iminyururu, habe gukurwaho imigozi. Buri mbaraga yose yari ikuboshye ikurekure mu izina rya Yesu. Buri minyururu yose yari ikuboshye ikurekure mu izina rya Yesu. Imana ngo irangije iravuga ngo nihabeho. Zoni mashando wiribirifani. Ngo iravuga ngo Mana amahoro itugirire neza. Imana iravuga ngo nihabeho umucyo. Ako kanya umucyo ubaho. Yewe unkurikiye uri umushomeri, Imana iravuze ngo akira akazi kawe Imana irakaremye. Ntikari gahari ariko habayeho kukarema. Imana iyo ikoresheje itegeko birakunda mu izina rya Yesu. Imana iyo ivuze ngo nihabeho habaho. Imana iyo ivuze ngo nibikunde birakunda. Imana iyo ivuze ngo nibyemere biremera. Imana iyo ivuze ngo amateka ahinduka arahinduka. Imana iyo ivuze ngo imisozi niyimuka irimuka. Ngo Imana iravuga ngo nihabeho umucyo.
umucyo urangije ubaho. Imana iravuga ngo nihabeho umucyo, umucyo urangije ubaho. Ndagira ngo mvugane nawe, Yesu wabambwe ku musaraba i Gologota arahari kugira ngo akurengere, arahari kugira ngo akurwanirire, arahari kugira ngo agucire inzira, arahari kugira ngo aguhindurire ubuzima, aguhindurire imibereho. Ngo iravuga ngo nihabeho umucyo, umucyo urangije ubaho. Iravuga ngo nihabeho ubuzima, ubuzima burangije bubaho. Impinduka zirangije zibaho. Nawe impinduka niziboneke ku buzima bwawe, impinduka niziboneke mu rugo rwawe, impinduka niziboneke mu izina rya Yesu. Winjire mu gihe cyawe, winjire mu gitangaza cyawe, winjire mu mahirwe yawe, winjire mu cy'Imana yavuganye nawe, winjire mu cy'Imana yakuvuzeho, winjire mu cy'Imana yagusezeranije mu izina rya Yesu Kristo. Imana irangije ngo yita umucyo amanywa. Nari mvuze ngo ubuzima bwawe nibwinjire mu mucyo w'Imana mu izina rya Yesu. Urugo rwawe rwinjire mu mucyo w'Imana, imibereho yawe yinjire mu mucyo w'Imana, imbaraga z'Imana zinjire iwawe, imbaraga zishobora byose zinjire iwawe. Data wa twese agusure, data wa twese akwiyereke, data wa twese akwihishurire, data wa twese akwigaragarize, data wa twese akurwanirire, data wa twese agushyigikire, kuko ari umwami mwiza kandi ari umurengezi. Ngo Imana iravuga ngo nihabeho, Imana iravuga ngo nihabeho, habaho ngo nihabeho umucyo. Nari mvuze ngo umucyo w'Imana ni ukuvira, umucyo w'Imana uvira ubuzima bwawe, umucyo w'Imana uvira urugo rwawe, umucyo w'Imana uvira abana bawe, umucyo w'Imana uvira umugore wawe, umucyo w'Imana ukuvire mu izina rya Yesu. Umucyo w'Imana nukuvire, umucyo w'Imana nukuvire mu izina rya Yesu Kristo. Imana iravuga ngo nihabeho umucyo, umucyo urangije ubaho. Narinje kukubwira ngo ubuzima budafite ishusho Imana ibuhaye ishusho, ubuzima butari bufite icyerekezo Imana ibuhaye icyerekezo. Ibyo wabonaga bidashoboka Imana ibihinduye ibishoboka, ibyo wabonaga bidakunda Imana ibihinduye ibikunda, ibyo wabonaga bitagenda Imana iravuze ngo nibigende. Akira kwinjira mu gihe cyawe, akira kwinjira mu mucyo wawe, akira kwinjira mu munezero wawe, akira kwinjira mu byishimo byawe, akira kwinjira mu iterambere ryawe, akira kwinjira mu mahirwe yawe. Imana iravuze ngo umucyo nugere iwawe, umucyo nugere ku buzima bwawe, umucyo nugere mu bana bawe, umucyo nugere muri bizinesi yawe, umucyo nukuvire mu izina rya Yesu. Haleluya. Ubwo buzima bwawe burwaye, ubwo buzima bwawe maze igihe urwaye, ariko akira kuvirwa n'umucyo w'Imana mu izina rya Yesu. Akira kuvirwa n'umucyo w'Imana mu izina rya Yesu. Umaze igihe urwaye, ariko akira kuvirwa n'umucyo w'Imana. Akira imbabazi z'Imana, akira urukundo rw'Imana, akira gukomera kw'Imana, akira igitinyiro cy'Imana, akira ubudahangarwa bw'Imana mu izina rya Yesu. Uwiteka umwami w'amahoro, Uwiteka umurengezi wawe, Uwiteka umwami wawe, Uwiteka rubasha, Uwiteka niwe uhambaye, aza gukora ibikomeye ku buzima bwawe kuko ari umwami w'abantu. Ndagushima Kristo wabambwe, ndagushimira ineza yawe, ndagushimira urukundo rwawe, ndagushimira gukomera kwawe. Uri Imana y'amasezerano, uri Imana itananirwa, uri Imana idatsindwa. Hirya yawe nta yindi Mana. Ndasenze ngo imbaraga zawe ziboneke ku buzima bw'uyu muntu, uyu muntu warunkurikiye. Mubera Imana mwami, reka utegeke Mana. Warategetse isi itari ifite ishusho iragenda igira ishusho, isi itari ifite aho yerekeza iragenda igira icyerekezo. Uravuga ngo umucyo nubeho. Haleluya. Umucyo urangije ubaho. Imana ishimwe. Imana yanjye Mana nshima, ndakwinginze ndasengera ubwoko bwawe, abagabo n'abagore, abasore n'abakobwa. Abo ngabo bagirire neza, abo ngabo babambira amahema, abo ngabo batabare, abo ngabo mwami basure, abo ngabo biyereke, abo ngabo Mana ndasenga
ndasenze ndamenagura ibicaniro byose by'abasimu n'abadayimoni, ndamenagura ibicaniro byose by'umwanzi shetani, ndamenagura imbaraga zose z'abarozi, ndamenagura imbaraga zose za nyabingi, buri mwuka wose w'ikuzimu, buri mwuka wiyoberanya, buri mwuka urwanya amasezerano, buri mwuka urwanya abera b'Imana, uwo mwuka ndawufata mpiri mu izina rya Yesu Kristo. Mana, genderera ubuzima bw'abantu bawe, genderera ubuzima bw'abantu bawe Kristo, genderera ubuzima bw'abantu bawe, bagenderere Mana, bagenderere ubagirire neza, bagenderere ubatabare, kuko uri Imana igira neza. Kristo wabambwe we, ndakubona ubohora abantu, ndabona abantu bakira imbaraga, ndabona abantu bakira ubuzima muri ibyuka urabagirane, ndabona abantu bakira impinduka, ndabona abantu bakira uburwayi, ndabona abantu bakurwaho uburetwa, ndabona abantu bakurwaho igisuzuguriro, ndabona abantu bazurirwa ibyabo byapfuye, ndabona abantu bahagurutswa, ndabona abantu bakomezwa, ndabona abantu bakira ihumure. Hayizoni mashando wiribirifai, hari abamaze igihe barwaye, Kristo urabahagurukije, hari abamaze igihe hari ingumba, abangaba ugiye kubaha abana, hari abamaze igihe hari abashomeri, ndabona ubahereza akazi. Ndakureba Kristo ukora ibikomeye, ndakureba Kristo uhindura amateka, ndakureba uca inzira Mana, ndakubona wiyerekana nyir'ibiremwa. Uri Imana ishobora byose, uri Imana y'amasezerano, uri Imana yo kwiringirwa, uri Imana yo gushyirwa hejuru, uri Imana yo gutambirwa. Tabara uyu mubyeyi Mana, uyu nguyu umaze igihe kinini arwaye, reka yakire gukira. Uyu nguyu umaze igihe arwaye umutwe, reka yakire gukira. Uyu umaze igihe arwaye umugongo, reka yakire gukira, kuko uri Imana ikiza. Ndagushima kukijije, ndagushima kubohoye, ndagushima kurengeye, kandi ndagushima kuhinduye amateka. Icyubahiro n'ikibi cyawe, urakoze Yesu Kristo, amen. Imana iguhereza umugisha wowe ugiye gufata buno buhanuzi ukabusheyaringa, sheyaringa abantu byibuze batanu, basheyaringe nabo babane natwe muri byuka urabagirane. Imana iguha umugisha. Kora subscribe niba utarayikora, ugikanda subscribe. Imana iguha umugisha. Kanda like, comment yawe ni ingenzi. Byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Shalom, shalom.